ubwo duherukana muri pati 1 twari twasize wa mukobwa Chinri aje gushakisha ahangaha abakinnyi basize imyenda, aje kurebamo telefone ya Cedro kugira ngo ayijyane asibe ya video ye ahora amukangisha buri gihe amubwira ati urankorera iki kintu kugira ngo nzasibe video yawe, n'ubundi bikarangira atayisibye. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza urebe filime z'ubwenge ndetse z'inkundo zigezweho. Ageze ahangaha arimo arashakisha mwahangaha nyine bashyira imyenda aho basiga ibikapu abakinnyi bose bagiye gukina basket. Arebye mwaha ntago ari kubonamo imyenda y'uriya musore Cedro, akomeza kureba hirya no hino hose ngo arebe ko imyenda ye yayibona, ariko wapi. Gusa nubwo ari aho ngaho wa musore Cedro nawe twabonye azi ubwenge, ntabwo ari injiji, ntago namenye niyo yawe yasize iriya telefone kandi azi ko uno mukobwa ayishaka cyane, azi ko ari kuyihiga cyane kugira ngo abe yasiba iriya video. Ndetse uyu nguyu ari ahangaha ajya kubona Cedro amwandikiye SMS imubwira ati umva ndashaka ko basketball nirangira uri buze kunzanira amazi, ndaza gukenera amazi yawe, wibuke neza uriya musore Cedro nta yandi mazi ajyanywa kereka ayo yahawe n'uno mukobwa Chinri. Rero uyu nawe amaze kuyibona ritangira kwijojo, taravuga ati mana yanjye iki gitelefone cye narindi kugishaka, kumbi yanyiza umutwe nawe yayijyanye. Cedro ni umunyabwenge, yavumbuye ko n'ubundi no mukobwa ashobora kuza kujya kuyishaka, arangije arayijyana. Kumbe umusore yibereye kuri chat hano mu bakinnyi rwose nta kibazo, arahangaha ari gucata, kumbi telefone yayijyanye mu gikapu. Hari agakapu afite ahangaha karimo imyenda ye na telefone niho yayishyize, ndetse ibi byose yabikoze kugira ngo Chinri ataza kuva aho ngaho agira n'icyo abitekerezaho, kugira ngo niyaza no kureba iriya telefone ntaze kuyibona. Muri aho kanya wa musore ari aho ngaho Chinri yaje ahangaha mu bakinnyi, ariko nanone aza yiyoberanije, ntago wapfa kuvumbura ko ari Chinri. Yageragezaga guhisha isura ye kugira ngo uriya musore Cedro ataza kuva aho ngaho abimenye. N'ubundi Chinri yamaze kuvumbura ko uriya musore yamutwaye telefone kubera ko yarazi ko ari buze kuyishaka. Ubwo byose ari kubikora yihishahisha kugira ngo arebe buryo ki yaza kubona iriya telefone. Araza ahangaha ahita atwara agacupa k'amazi, ndetse mu kumara kukajyana yaje ahangaha akomeza kwiyoberanya, yigira nka twana nyine tw'utwiki tuba twagiye aho bano basore baba bari gukinira, twana tuba twabashyiriye amazi, ndetse akomeza yiyoberanya kugira ngo uriya musore atamubona. Akibutse arebye inyuma abona cya Cedro cyarangaye, kandi nanone Cedro wibuke umukino uri hafi gutangira, bari hafi gutangira ikindi gice cya kabiri. Igice cya mbere bari bagisoje, bagiye kujya mu gice cya kabiri. Ndetse uno mukobwa amaze kubona ko Cedro amaze guhaguruka agiye, yahise agaruka aza handi Cedro yari yicaye, akora muri ka gakapu ka Cedro atangira gukabakaba ngo yumve aho telefone iri. Ndetse akimara kuyumvamo yahise avuga ati ubu noneho ndebe icyo azongera kunkangisha sha, yirirwa ambwira ngo genda unkorere ibi ngibi, ngo nzanire amazi, cyangwa se ngo nzafate video yawe nyereke abo muri hang group, hanyuma rero bazakwima amahirwe yo kuzajya gupresenta impano yawe. Noneho kuri yishuro telefone arayifashe. Mu kumara kuyifata sasa yahise azanga hirya ho gato hategeranye n'ikibuga, arangije atangira gushyiramo password ngo arebe ko yayikuramo, hanyuma rirasibe ya video. Gusa mu gushyiramo password yabanje kwanga biramucanga, ntabwo ayizi neza, nta nubwo anayibuka. Bikomeje kumucanga aribaza se password yakoresha niyi. Cedro nawe bisa nkaho yamaze kumvumbura ko umunsi umwe nzafata ino telefone, akomeza gushyiramo password nyinshi. Arangije yigira inama, aravuga ati reka nshyiremo isabukuru yanjye y'amavuko, ndabizi Cedro uko biri kose rega arankunda, ibyo abakora byose arankunda. Kubw'amahirwe ashyizemo isabukuru ye y'amavuko, telefone urufunguzo rwahise ruvamo. Atangira kujya muri galeri y'amafoto n'amantuze n'amavideo kugira ngo arebemo ya video uriya musore yamubwiye yamukameye ubwo yari yagiye muri hang group ubwo bari bamutumiye. Ariko nanone video ntiyayibona, akomeza kuzengurukamo. Arangije tatungukira ku ga video kuri ya musore, hari ibyo ari kwerekana nyine n'aka video yari yifashe. Gusa muri aho kanya Chinri ari aho ngaho, wa musore yamuturutse inyuma, gusa Chinri ntiyabimenya. Cedro yaje yitonze, arangije kimara kuhagera ahita azamupapuza ya telefone Chinri yari afite. Ndetse yarangije aravuga ati erega ndabizi waje ahangaha uri kugerageza
kuba wakuramo password. Wamaze kunyiba telefone yanjye ndi kukureba, uje gukuramo password banza kukunanira, ugezeho kiramo isabukuru yawe y'amavuko bari bwiyikuramo, wari urimo ushaka gusiba ya video nagufashe. Ahubwo se reka nkubaze, waba uzi neza ko ya video na ya uploadinze, kandi nagira nkubwire ko ahantu iri ntiwanahamenya, nta nubwo wanayisiba ngo bikunde, ushobora kuyisiba hano kuri file, ariko n'ubundi video yo nzakomeza mbe nyifite ibihe byose. Ubwo muri make uri kwibeshya nta kintu byakugezaho. Uyu mukobwa araje aravuga ati subundi Cedro ndashaka kukubaza, kubera iki wafashe isabukuru yanjye y'amavuko ukayikoresha nka password yawe? Kubera iki utafashe isabukuru yawe y'amavuko ngo abe ari yo ukoresha nka password yawe hanyuma ugakoresha iyanjye? Bigaragara ko hari ibintu buri kumpisha, ubu uri kugenda utsimba kandi wagakwiriye kubimbwira. Sobanurira impamvu se nyine. Aka kaciniri kanagiraga n'udusoni, ndetse uyu musore arangije aravuga ati niba ari byo ngibyo ushaka se wagira ngo mbikubwire impamvu nabikoze gutyo. Rero ni ukubera yuko isabukuru yawe y'amavuko nicyo kintu kitazigera kimva mu mutwe. Ubwo muri make ni uko isabukuru yawe y'amavuko ntari kuzayibagirwa, ariko iyo nshyiramo isabukuru yanjye y'amavuko ntari kuzayibagirwa. Umva uwo mutoma, tekereza, umusore aravuze ati isabukuru ye y'amavuko yayibagirwa, ariko iyo umukobwa ntago bibaho, ntago yayibagirwa. Ndetse aravuga ati uko nukundyarya, iyo ushyiramo isabukuru y'amavuko se ya mama wawe cyangwa se na papa wawe, umwe muri abo ngabo, cyangwa ukareba n'umuvandimwe wawe ushyiramo isabukuru ye y'amavuko. Wa musore nawe aramubwira ati ariko se ubundi bigutwaye iki? Isabukuru yawe y'amavuko ntihari abandi bantu se mwagiye muvukira rimwe, mwese mukaba mungana no mu myaka? Kubera iki ubundi watekereze ko ari isabukuru yawe nawe nanashyizemo? Kandi nanone nuko ari byo nari nkeneye. Uyu aravuga ati okay, ndabyumva, ngaho rero ndakwinginze siba video wamfashe, hanyuma rero wamara kuyisiba ibintu byose birangire dusozanye mu mahoro. Uyu ciniri niko yabwiye Cedro. Cedro aravuga ati ariko ubundi kubera icyo uri bushaka nyisiba? Ati nyine byose ndi kugerageza kuba nakora ni ukugira ngo nirinde ko wazandaburiza ukabwira hangi group ko nyine nakameye ibintu byaho kandi bitemewe, nkatwara amafoto, nkaba natwara n'amavideo. Ibyo rero bikazantesha amahirwe yo kujya gupresenta ibihangano byanjye ku rwego rw'isi, kandi bizi yuko hari ariho hantu nabonera amahirwe yo kugira ngo mbe nahagera nkabye inzozi zanjye nyine zigira impamo. Ati rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ubikore buryo, ngaho rero bikore nkubwiye impamvu. Uyu musore arangije aravuga ati kandi ntari bubikore. Ati rwose ciniri wikwirwa wigora pe, kubera yuko ndacyafite ibintu byinshi ugomba kunkorera kugira ngo mbe nagukorera video, nako mbe nagusibira video yawe niba ari byo ushaka. Ibyo bintu kandi niwamara kubinkora ndakubwiza ukuri ko ntago nzigera ngutenguha, cyangwa se nyine ngo nkubeshye ko nzayisiba ikindi gihe. Video nzahita nyisiba nk'uko bimbwiye. Ati rero ibyo bintu uri buze kunkorera ni bimwe, nuko uzajya unyubaha buri kimwe cyose nkubwiye ukanyumvira. Nakubwiye ati nsanga hano ugahita uhansanga, nakubwiye ati jya kunzanira amazi ugahita uyazana. Ni icyo ngicyo cyonyine ngusaba gusa kugira ngo nzasibe video yawe. Ubwo muri ako kanya bakobwa n'undi baba batembereza amazi bayahereza abakinnyi, bayazanira Umusore Cedro, bakavuga ati please ano mazi araryoshye cyane. Ati rero akira hanga agacupa k'amazi, ariko Umusore Cedro amazi ye arayanga, aramubwira ati nta mazi nshaka, genda vanga. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa ahita yikatira akigendera. Twabonye Umusore Cedro nta wundi muntu ajya anywa amazi ye usibye Umukobwa gusa, nta wundi muntu ajya anywa amazi ye usibye ya Cedro nako ya Cinri. Ndetse ibyo bimaze kuba Cinri atangira kwibaza, ariko se kubera iki abandi bakobwa mugani bamuzanira amazi, bamara kuyamuzanira bakayanga ariko ngiwe nayazana akayakunda? Reka turebe. Yahise atangira kwibuka nanone umunsi umwe bari gukina basketball nk'ibisanzwe, ndetse kuri uwo munsi Cinri yari ari hafi aho ngaho. Hari n'abandi bakobwa, urabiza abakobwa nyine baba bafanusinze, uri kubikora neza niwe uba wabaye umukunzi wabo, baba bari kumufana cyane. Ndetse kuri uwo munsi nibwo wa mukobwa Cinri yari ari hafi aho ngaho n'abandi bakobwa. Ibyo byose bimaze kuba, umupira umaze kurangira, nyine uyu mukino umaze kurangira, abakobwa baje birukanka ari benshi cyane, bavuga ati wakinnye neza rwose, congratulations, ati turakwinjiza rwose, nywa ku mazi yanjye. Abandi nabo bavuga ati nywa ku mazi yanjye, bose bamurwanira ngo bamuha amazi, ariko nanone arayanga nayo. Nibyo Cinri ari kwibuka,
Kuri uwo munsi nta numwe yigeze anywa amazi. Aravuga ati rwose nta nyota mfite ntago nyashaka. Ariko amaze kuva aho ngo yahise ahura na Chinri aramubwira atakira amazi unywa. Uyu musore yabikoze umva byabaye nko korosoro wabyukaga, yahise afata amazi arayanywa. None uriya mukobwa Chinri ari kwibaza ese uriya musore kubera ki abandi bamuha amazi akayanga, ariko ngewe nagira ngo muhaye amazi agahita yemera byihuse. Ibi byo nta kintu kibiri inyuma. Nibyo Chinri yatangiye kwibaza ati nyamara ubanza kino gisore kinkunda. Sedura arangije aravuga ati rega Chinri, ndi kubibona nyine usa n'uwatwawe mu bitekerezo ntabwo uri hafi ahangaha, ariko icyo nagira nkubwire ni kimwe. Nagira nkubwire ko niba hari ikintu ushaka kumbwira wakimbwira, hari ikintu uri gushaka kumbwira ngo ukimbwire. Kandi Chinri nawe ntiyabivuga. Uyu musore aravuga ati niwitekerezaho ukumva nta bintu by'amasoni ugifite, ikintu ushaka kumbwira wagishyize ku murongo, uzampamagare. Chinri ariko si umuntu ari gushaka ko ngiye icyo mubwira kandi nawe ntacyo ari kumbwira. Ubu noneho mbigenze gute, mbifate gute? Ndetse ahanga nyine nk'abantu bakundana, mbese muri make bakundana ariko batarabibwirana, abangaba babigusobanurira neza. Tuvuye kuri uriya ruhande tugaruka ahangaha, ubwo Chinri ahita agaruka muri dorotwari cyangwa se muri domu, biterwa abantu bize boarding barabizi. Ndetse mu kugaruka muri domu asanga mugenzi we yibereye ahangaha, ari yibereye kuri chat ari kwirebera utuntu dusekeje. Ariko Chinri yarangiza agakomeza gutekerezaho cyane, akaza akicarira mu ntebe. Muri ako kanya yicaye mu ntebe ajya kubona SMS iraje. Wa musore Cedro niwe ubumwandikiye akamubwira ati sanga munsi ya cya giti, wibuke ntago agomba kumusuzugura, nta nikosa na rimwe agomba gukora, kubera ko uriya musore yamubwiye ko mu gihe ngifite video yawe ugomba kujya inyubaha, icyo nkubwiye cyose ukagikora. Chinri arayisoma ahangaha ati nsanga munsi y'igiti. Arangije avuga ati ariko mana yanjye umusore nawe atangiye kujya ncumuza, kandi ubu arashaka umusanga munsi y'igiti kugira gute koko? Reba naringize ngo nigire kuri chat niboneye abantu tuganira, none ndebera ibintu ahita nkorera, ibyo byarabaye. Chinri yarinubye, ariko n'undi uko yakwinuba kose rega agomba kubikora. Mugenzi we arangije aravuga ati kutagenda se utegereje iki? Niba agusabye pasi, mbese muri make niba guhaye rendezvous byubahirize, genda sha ujye kuri rendezvous, jya ku kirandevu. Ubwo muri ako kanya Chinri nawe ntago yigeze abitindaho. Wa musore yari yicaye ahangaha amutegereje amazina kanya kanini, yamubwiye tusange munsi y'igiti. Ubwo nyine bari bakiziranyeho, akomeje kwicara ahangaha arategera. Ariko se uyu mukobwa wasanga yankwebye ntaze yankizwa n'iki noneho? Uyu musore akomeza kwicarira avuga ati n'ubundi se ko mfite video ye, ibyo yigira byose n'ubundi biraza kurangira aje, nataza video ndaza kuyitanga ni publishing. Muri ako kanya akirabona wa mukobwa araje. Ndetse uyu musore Cedro arangije avuga ati okay, urakoze cyane rwose kuza, nahoze ngutegereje umwanya munini. Ati rero ubwo nari mutegereje naje nteguraho nibwicare, nawe mutegurira ahantu wicara, waze ukicara ahangaha iruhande rwanjye. Uyu mukobwa arangije aravuga ati ntago ari ngombwa ko nicara, ntago nshaka kwicara. Ndetse Chinri yahise yigendera, aravuga ati ntago ndi gushaka kwicara, we niba ushaka kwicara icara, kubera ko njyewe nigendanira agatebe kanjye, ntago njya nicarana n'abahungu. Umva Chinri uko ntiyamwiriyeho ngo ntago njya nicarana n'abahungu. Ubwo muri ako kanya umusore aribaza ariko se Chinri arankatiye yanze kwicarana nanjye? Ndetse Chinri nta kindi yakoze, yahise agendajya imbere ya wa musore neza, avanayo agatebe agendana mu gikapu, koko burya aba yifitiye agatebe kiwe. Arangije aragateranya, ni agatebe ka plastike bacomeka bakanacomokora bitewe n'ahantu ugiye, kunyere ku buryo isaha n'isa wakenera kwicara wahita ukicaraho nta bidanje. Ubwo amaze kugacomeka neza aragafata agatereka hano hasi, yari agiye kukicaraho. Si nibyo gusa, yavanyeyo ibikoresho akoresha ari gushushanya. Wibuke uno mukobwa Chinri azi gushushanya no mu mateka. Uyu mukobwa afite impano ihambaye cyane yo gushushanya. Twabonye ko ari nayo yamujyanye muri Hanga Group, bamutumiye kubera ko bari babonye ko azi gushushanya. Umukobwa ubwo aricaye, arangije ahita afata nyine bira bintu ze turabira bikayibashushanyaho, atangira gushushanya no musore, atangira kumusketchinga neza neza. Uyu musore kunguko yicaye, umukobwa nawe niko yatangiye kumushushanya. Umusore amureba, se uyu mukobwa ari kugerageza kuba yankura surprise, ari kugerageza kuba yakora ibiki? Nibyo no musore yari ari kwibaza, ariko nanone
Chinri we nta kintu na kimwe yari yitayeho. Uko uno musore yakomeje kwitegereza Chinri cyane, yatangiraga kwimagine ibintu cyase ndebera abantu bakundana. Uri yuko ndi umuntu utarabimubwira umubonamo n'ibindi bintu byinshi. Yatangiye kwimagina abona rwose bari muri classe, abona bari ahantu hameze neza, ari bo bonyine bari muri classe itarimo n'abandi bantu bari kuganira. Uyu musore byose nibyo ari kwimagina, ariko wibuke ntago ari ibyanyabyo. Aho bibereye ni hariya munsi y'igiti, ariko mu kisore intekerezo ze zagiye kure. Ari kuvuga ati oh my god, mbega kana keza. Ati rwose byiza cyane. Ndetse n'umusore yabonaga ari muri iyi position nyine yo kuba yafashe hano ku gutwi, ameze kuriya nyine atuje cyane. Aribwo buryo uriya mukobwa ari kumushushanyamo. Ubwo bidatinze Chinri yari amaze gusoza kumushushanya, gusa amaze kumusoza umusore yibereye ahantu kure. Yaraje aravuga ati ndasoje. Umusore arikanga, yari ari mu ntekerezo za kure. Ahita amubwira ati ngaho rero akirafata ino kaye, hanyuma rero urebe ibyo nashushanije, utereho comment umbwire ni byiza cyangwa ni bibi. Umbwire niba nagakwiye nyine gushyiramo umuhate cyangwa se mo kimwe, niba nagakwiye kubyihorera ubwo biraba ari bibi nzabyihorera. Icyo uri buze kumbwira niyo comment nyine ndi buze guha agaciro, kuko niwe wa mbere shushanirije. Narangiza nkakwereka nkeneye result ziri buvemo. Uyu musore aritegereza arareba, oh shago sinye ukubeshya, nta kutageze pe, wagerageje ariko nanone ntago nabikunze bino bintu. Yagasana umusore urahagaye sa muca intege, aramubwira ati wagerageje ariko ngewe ku bwanjye ibi bintu ntago nigeze mbikunda, ntago nabikunze habe na gato. Kandi no mukobwa Chinri yanga umuntu muca intege mu buzima bwe. Arangije avuga ati iki, uyu yarikanze, yarazi ko yamwitayeho akamushushanya neza, ndetse yarazi ko ari nta kantu na kamwe yibeshye. Ariko kuri iyi nshuro ntago ariko byagenze. Chinri yararakaye cyane arababara, aravuga ati sinjye ukubeshya Cedro, ntago nzongera kugushushanya na rimwe. Usibye no kugushushanya nta nubwo nzigera na rimwe nemera wongera kubona ikintu nashushanije, kubera yuko urantengushye cyane rwose. Ntago nari nzi kuri buze kubyitwaramo gutya, nari nzi ko basi uri buze kuntera courage ukambwira ngo nabikoze neza urabikunda, ariko kwa aka kanya urantengushye gusa, nta kindi kintu nkore urantengushye. Ati kandi Cedro nizere ko ngewe nawe turangizanije, ngira ngo nakwigenda. Ati please ariko wigenda. Ati ndeka Cedro ndashaka kwigendera. Ubwo nyine uranyiyeretse, unyeretse uri we, ubwo dusubire ikindi gihe, kandi umenye ko ubishyire mu mutwe wawe ko nazigera nongera kugushushanya ukundi, cyangwa nkwereke igishushanyo nashushanije, kubera ko uri umucantege. Uyu musore Cedro ahita ahaguruka aravuga ati rega ntago ari byo nashaka gusemura, ntago ari byo nari nshatse kuvuga. Nakubwiye ko uzi gushushanya, ariko nanone buri abantu bose rega ntago bakunda ibishushanyo kimwe. Hari uwo wabyereka akakubwira ko uhambaye, hari n'undi wabyereka noneho akakubwira ko ibyo bintu nta bushobozi bifite, akakubwira ko ari n'ibintu bidafite akamaro. Ariko ngewe nakubwiye ngo wagerageje, uri kumva ko nanjye nyine nagerageje kugwihumure nkakubwira ko ari ibintu wakoze ari byiza. Ubwo bidatinze uno mukobwa ahita arakara cyane, akaza hano ku mazi akavuga ati ariko se ko niyumvamo impano kandi nzi neza ko nyifite, ni iyihe mpamvu ituma buri wese ngerageze kwereka igihangano cyanjye ambwira kuriya, akambwira ngo ntago ari byiza. Nta munsi n'umwe ndakora igihangano ngo nyereke umuntu agishime, ngo ambwire ko ari ikintu cyiza, kandi ngiye ba numva nagihaye igihe cyanjye, ngiye mba numva nacyitayeho. Ndetse muri ako kanya ari aho ngaho ku mazi yihebye, yibereye mu dutekerezo twe. Urabizi nk'umuntu wese ufite indoto nyine z'ibintu ashaka kuzageraho, yarangiza yaba ari mu nzira zo kubigeraho agahura n'abacantege bamubwira ati sha uribeshya aho ntawe uzagera. Nawe rero niko yari ameze. Muri ako kanya hari agapusi kahaje hafi aho ngaho gatangira kunyahuza, ndetse aka gapusi bigaragara ko kari gashonje. Uyu mukobwa Chinri kari kamuri iruhande, akarebye abona karashonje cyane kandi gakeneye kurya. Nta kindi nawe yakoze, yese atekereza ahantu yakura ibyo kurya. Arangije yibuka ko mu ntuze mu kabage ke hari harimo imigati. Aravuga ati ubundi se wakagaburira, n'ubundi ndi kurya abantu banca intege mu byo nkora, wenda arira iki? Wumva ukuntu yatangiye kwicikira intege nawe ku giti cye. Ariko buri impano yawe ntahijya uko wacika intege kose, iranga n'ubundi kakuganza ikanga igahora imbere. Ubwo bidatinze yahise avuga ati okay, nta kibazo reka nze nigaburira ipusi, ubundi niyo yakabaye inshuti yanjye, abandi bose banyicaho.
ntawanca intege gusa. Akiri aho ngaho atangiye kugaburira ipusi, wa musore yahise ahagira Cedro aravuga ati Chinri, ndabyumva wandakari, ariko muri aka kanya ndashaka ko njyewe nawe dufatanya kugaburira iyo pusi, ntuyigaburire wenyine, wareka nkagufasha ko nanjye mfite ibyo kurya nazanye nahereza iyo pusi. Ubwo Chinri akimara kumva ijwi ry'uno musore Cedro ahita yeguka, abazi ko yamusize, abazi ko atari buze no kumusanga ahangaha, ariko Cedro nawe ntago ari shyashya, nawe aba yamukurikiranye akamugendaho. Ndetse bidatinze uyu musore yaje amusatira, ndetse yari yaguze snacks avuga ati reka tuzihe agapusi, nta kibazo reka tukagaburira. Ndetse uko yakaje amusatira, uyu mukobwa niko nawe yahise ahaguruka aramuhunga aravuga ati reka ntago nakwemera kugaburira ipusi ndi kumwe nawe, uyigaburire wenyine, yewe ntago nabyemera. Nyuma y'ibyo wankoreye rero ubwo uri kumva nabyihanganira, hanyuma rero nkaba ntakwemerera tukongera njyewe nawe tugafatanya kugaburira iyo pusi, yigaburire wenyine, njyewe ndanigendeye. Uyu mukobwa atarajya kure ariko nanone yarakaye bitewe n'ukuntu uriya musore yamuciye intege. Uriya mu bintu byose uzajya ukora n'ubundi urabizi uri gukora ikintu ukunda abantu bakakubwira ngo ntago uzakigeraho, birakubabaza cyane. Ariko nanone uriya musore nawe uburyo yabivuzemo ntago yabivuze nyine nk'umuntu wamucaga intege, we yamubwiye ko atabyishimiye, ariko nanone yamubwiye ngo yagerageje. Ariko ibyo ngibyo Chinri ntago yabyihanganiye, n'ubundi we kumubabaza byakomeje kumubabaza. Muri ako kanya atarajya kure, wa musore amaze kubona ko yigunze yahise ahaguruka arazira mureba aramubwira ati erega Chinri, nubwo wandakariye rwose sinjye ukubeshya, ntabwo nari nzi ko uzi gushushanya neza kuriya, wumve ati rwose sinjye ukubeshya, uzi gushushanya kandi uranabyumva cyane. Ati kubw'iyo mpamvu rero nagira nkubwiye ko ngufitiye akantu keza ndi gushaka kuba nakubwira uzankorera kugira ngo wemere noneho ko nakwishimiye, nishimiye ibishushanyo byawe. Uyu mukobwa aravuga ati none se ngiye hari ubusobanuro nigeze ngusaba, wiza kunsobanurira umbwira impamvu, kubera yuko izo mpamvu ntazo nkeneye. Ndetse uyu musore aravuga ati kubera iki se nyine, kandi ubizi neza ko uko nabikubwiye ariko kuri, uko mbikubwiye ubu ngo niko kuri ibya kare, nta nubwo byari binakomeje usibye ko ntanabivuze nabi. Uyu mukobwa arongera arahindukira aramubwira ati ariko Cedro, nakubwiye yuko nashaka ubwisobanuro bwawe, ibyo nashyize mu matwi yanjye byamaze kugeramo, kandi nagira ngo nkubwire ko guhera ubu ngubu ntabwo nshaka kongera no kuba inshuti nawe. Ubushuti bwanjye nawe reka burangirira ahangaha, ugende wimenyera utwawe nanjye nimenyera utwanjye. Nkeneye kujya nitera nyine, muri make nkeneye kujya nitera courage cyangwa se nitera imbaraga. Ubwo ni nko kuvuga yiha ka motivation cyangwa se agatera imbaraga ku giti cye, nta muntu n'umwe abibajije. Uko n'undi we yageragezaga kubibaza wese yamubwiraga ko atabishoboye, ati genda wimenyera ubuzima bwawe nanjye nimenyera ubwanjye. Ubwo nyine nige kubaho udahari, nige kubaho nta nshuti mfite, rwose nawe uri kuntengwa cyane. Uyu musore avuga ati ariko Chinri please, ntabwo ari ibyo ndi gushaka kuba navuga. Ati njyewe icyo nshaka ni kimwe, ndashaka yuko ugenda ukankorera iposta, ndetse muri make ukanshushanyiriza igishushanyo kinini cyanjye uko ndeshya wese uko nakabaye. Noneho icyo gishushanyo niwamara kugishushanya, ndakubwiza ukuri ko nzahita nguhereza video, ukaba ari wowe uyisibira noneho ku giti cyawe. Video yawe nibwo nzayisiba, hanyuma rero nudakora iyo posta se waruzi ikizakurikiraho, ubwo nyine uzaba ukindimo umwenda, nzajya nkomeza nkukurikirane, ubwo nzajya nkomeza nkwishyuza umwenda wanjye ndimo kugeza igihe ntazi uzawishyurira wose ukawumaramo. Ubwo icyo gihe nibwo nzaguha agahenge warawumazemo. Ariko njye ndi nkawe, inama nakugira nuko rwose wagakwiye kugenda ugashushanya iposta ngusabye, ukayisoza, wamara kuyisoza ukaza nkahita nguhereza telefone yanjye, ugasibamo video yawe, hanyuma ugatangira ukigenga. Ariko niba bitabaye ibyo rero, ubwo sinzi uburyo kiri buze kubyitwaramo, kandi ibyo bintu ntunakomeze no kubitekerezaho. Rwose uzi gushushanya, washushanije neza, kuriya kuntu washushanije nabyishimiye, ni byiza, nabikunze. Akaba ari niyo mpamvu itumye nkubwira ngo ugende unankorera iposta, nuko ari wowe muntu nabonye mu bantu bose nagiye mbona bazi gushushanya, ni wowe muntu ushoboye. Kandi ako kantu gatekerezeho, ahita yiterurira ka gapusi yigira ku ruhande. Uyu nawe asigara mwibaza ko si iki gisore, uyu musore uri kugenda kuriya, akomeza bitekerezaho. Ariko n'ubundi uko bigaragara uno mukobwa niba atarakunze uriya musore we yaramukunze, cyangwa se mu kimwe bose barakundanye,
kuko nta kuntu umuntu yajya akomeza kubwira nka kuriya ugakomeza ukamukurikira, hanyuma ejo nawe bigahinduka. Uriya musore se wiwe niba ataramukunze ataba ashaka ko amuhora iruhande, kubera iki adasiba iriya video ngo ibintu byose birangire, ahubwo nawe bashaka ko amuguma iruhande? Wa musore ari kwigendera, aravuga ati Cindy aracyari hariya, yarazi ko yakabaye yagiye yarenze. Aravuga ati uriya mukobwa uko biri kose aracyari kuntekerezaho, hari ikintu akiri kuntekerezaho. Ubwo Cindy akimara kubona ko bari kumureba, wa musore yahise ahindukira Cedro, arebye abona Cindy aracyari hafi aho ngaho, ndetse yakomeje no kumwitegereza cyane. Aravuga ati Cindy uri kuntekerezaho se ko mbona kugenda byakunaniye? Ubwo muri make uracyari kuntekerezaho. Uyu musore nawe akomeza kumureba gutera intambwe yindi biranga, ntabyo kugenda. Arajya hehe ariko ko yabonye akana keza, ko yabonye ka Cindy kakabyuti, ntabyo kugenda ntafite wo kujya. Ndetse arangije aravuga ati ko wakomeje kundeba cyane niyo mpamvu iri kubitera, ubundi uri kuntekerezaho iki? Ibintu twapanze urabizi, genda ukore iposita yanjye uyisoze, hanyuma rero niwamara kuyisoza uze nguhe telefone usibe video. Uyu nguyu nawe ibitekerezo byari byagiye kure, yaranikanze yigira nyine ameze nk'aho avuye ahantu kure. Nawe akimara kubona ko uriya musore yamuhindukira ari kumureba, nawe nta kindi yakoze, yahise atangira kwirukanka. Aravuga ati kiriya gisore wasanga hari ibintu kintekerejeho kikaba kigize ngo nagikunze. Wumve, ubundi mu rukundo umwe ntago ajye yemera ko ukunda ari we wawe, nyine ntago ajye yemera ko ari we wakunze. Aba yumva nyine niba umusore n'umukobwa bakundana, ubu usanga umukobwa avuga ati ngewe ntabwo nshaka uriya musore azabona ko mukunda, ahubwo ngewe nkeneye ko uriya musore azaba ari unkunda akaza akanabimbwira. Ndetse Cindy yaje yirukanka ahita agaruka muri dorotwari. Wibuke muri aka kanya baramubwiye ati nudakora iposita ngo nkorere iposita ishushanya igishushanyo kinini, nagira nkubwize ukuri ko rwose ntabwo biri buze gukunda, video ntabwo ndi buze kuyisiba. Tayari ubwo Cindy ibyo kujya muri classe byari birangiye. Ageze ahangaha agiye gushushanya, aravuga ati ishushanya kimeze gute se? Ubwo muri aho kanya akiri kwibaza igishushanyo ari buze gushushanya, yahise atangira kwimagina, atekereza neza neza ukuntu wa musore yari ameze ari hariya kuntuze kuri ririya teme kuri kiriya kiraro. Yatangiye kubyibuka, aravuga ati ibingibi nibyo ngomba kugenderaho ngiye kumushushanya. Tugaruka hano muri classe, wa musore nawe ari hano muri classe, wa musore Cedro, abanyeshuri bari baje kwiga. Ariko hashize akanya yararebye abona Cindy ntabwo yigeze yitabira classe, ntabwo yigeze aza kwiga. Ubwo bidatinze yahise afata umwanzuro wo kumwandikira. Aramubaza ati Cindy uri he kutigeze uza muri classe? Byaba byakugendekeye gute? Nagushakiye buri hamwe hose sinakubonye, rero ndashaka umbwira byagenze gute. Ariko mu kumara kwandika ino SMS, wa mukobwa Cindy ntabwo yigeze ayisubiza, yarayihoreye. Twabonye ibyahugiyemo cyane. Arangije aribaza se Cindy yabaye iki, byagenze gute? Ariko nta gisubizo yigeze abona, kubera yuko Cindy yaramwihoreye. Abona SMS ye yanga kuyisubiza, aramwihorera bafite ibyahugiyemo. Ntabwo yitaye ku byo uno musore yari ari kumubwira, amubwira ati uri he kutaje muri classe, yirengagije ko yamuhaye akazi, yirengagije ko yamuhaye ibyo gukora. Ubwo Cindy nawe nibyo yari ahugiyeho. Nababwiye ati uno mukobwa azi gushushanya, ndebera neza ukuntu wa musore yari ameze ari hariya ku kiraro ateruye ka gapusi. Neza neza Cindy yaje arabidesigninga neza uko byakabaye byose. Arangije aramukora n'isura yiwe rwose, imisatsi, ka gapusi, byose ukuntu uriya musore yari ameze. Cindy yaje arabishushanya. Nyagasani, uno mukobwa afite impano idasanzwe. Uyu mukobwa azi gushushanya cyane. Ibyo byarabaye, akomeza kwitegereza ahangaha ngo arebe ko yabikoze neza, ndetse abona birahura pe. Nawe niba uri kubyitegereza uri kubona ko biri kumacinga, nta hantu na hamwe yigeze amuhenda, ndetse na size y'uriya musore neza neza iragaragara. Muri ako kanya tukimara kuva hari, wa musore Cedro yaje guhagarara mu idirishya. Arebye hanze abona ahantu Cindy yafashe cya gishushanyo cyamushushanyije cyangwa se ya poster. Arangije aragenda yitereka hanze mu bindi bishushanyo by'ifashanyigisho abanyeshuri baba barashushanije. Ndetse uyu musore arangije aramwenyura, classe yose itihindukira, abanyeshuri bose bahindukira. Uyu musore yarishimye cyane, araseka yibagirwa ko ari muri classe, ndetse barimo bakora nyine agateste. Mwarimu arangije aravuga ati Cedro, niki kiri kujya mbere kuri wowe ko numva udusakurije bigenze bite?
abandi bose bari kumureba. Cedro isoni zaramwishe abura icyo asubiza mwarimu aravuga ati ntago ari we ndi kubwira Cedro, byagenze biteye, urimo uraseswa n'iki? Ubwo Cedro feri ya mbere akimara kubona ko n'undi class yose yamubonye yahise avuga ati mwarimu, njyewe rega nari nasoje, njyewe nari isoje rwose, test yanjye nayisoje. Kumbe ntagasoje, ahubwo hari ibyo abonye hanze, abonye iriya poster wa mukobwa yamushushanirije, ahita agira amasiko yo kujya kuyireba. Bimuteye kubwira mwarimu ko yarangije gushushanya na sorry ko yarangije gukora test kandi atayisoje. Yari yebereye nko ku kibazo cya 5, ariko yahise ajya kurometa akoze ibibazo 5 babahaye ibibazo 15. Ndetse abandi banyeshuri baribaza se ko kararangije. Cedro arabeshya, bakusigaye bamwibazaho. Muri ako kanya kimara kurometa yahise asohoka yirukanka, agomba kujya kureba wa mukobwa. Hanyuma rero yajya kumureba akamubaza niba yabisoje neza, bakagira n'ibindi baganiraho kugira ngo uno musore amenye imyanzuro agiye gufata. Ese araza gusibira iriya video cyangwa ntago ari buze kuyisiba, azajya akomeza yifashisha akomeza amwikururira amubwira ngo sanga ahangaha cyangwa se video yawe nyitange nyigikira habona. Ubwo nyine nibyo wanasanga uno musore yanabikora da. Uyu musore nabonye adakina nawe, nabonye bitewe n'ukuntu akunda uriya mukobwa, bisa nkaho nawe yabihishe nyine akagira amasoni yo kubivuga. Feri ya mbere yahise aza kureba umukobwa aho yaba yicaye ahangaha mu busitani muri jardin, yarangiza akavuga ati ko wicaranye aho ngaho se wenyine. Uyu mukobwa Henry nawe akamubwira ati nicaye ahangaha njyenyine kubera ko numvaga ndi muri mood yabyo. Ati rero nyuma yuko nasoje ibyo wambwiye gukora nabisoje nkuko wabinsabye, rero ndashaka ko usiba video yanjye. Uyu musore atavuga ati hoya, ariko ntago birarangira. Uyu mukobwa yarangiza akavuga ati nawe urabizi neza ko nayisoje, nibyo bintu wansabye gusa, ahubwo wowe icyo maze kubona cyo ushobora kuba ushaka ko nkora ibintu by'umurengera kugira ngo uze kwemera kuba wayisiba. Nibyo ukeneye? Mbwira neza niba ushaka ko nkora ibintu by'umurengera kugira ngo uyisibe. Uyu musore avuga ati wari ugiye kubivuga ukuntu kutari ko cyane, habuzeho gato ariko usubigusha ku ngingo. Ati reka nicare hanyuma tubiganireho. Uyu musore avuga ati reka nicara ahangaha ku ruhande rwa hanyuma tubiganireho. Agiye kwicara, uyu mukobwa Henry atangira kugenda yisunika yigera hirya kugira ngo uno musore atamwegera. Uyu musore arangije avuga ati okay, niba uru ruhande ari rwo uri kuganaho reka nze mbarirwo nicaraho hanyuma rero ndebe. Ubwo muri ako kanya uno musore ntabwo yigeze atinzamo, yaraje aza kwicara kugira ngo abiganireho n'uno mukobwa, ubundi bamenye ngo agiye gukurikiraho iki. Ubwo yaricaye, ndetse uyu musore arangije avuga ati rero bisa nkaho hari ikintu uri gushaka kumbwira. Uno musore yakomeje avuga bino bintu. Uyu aravuga ati iki gikise, ati ahubwo nyine niwe wakabaye ukizi, niba hari ikintu ushaka kumbwira kimbwira. Ati rero Cedro urabizi neza twebwe turaba classmate, turabanyeshuri turigana, kandi wumve neza ko nta kintu kidahambaye cyaba hagati yanjye nawe. Ibyo byo ubanze ubimenye. Njyewe icyo nkeneye muri aka kanya nuko ufata video yanjye warangiza ukayisiba. Wamara kuyisiba, ubwo njyewe nawe tukaba turavarukanye, nta kindi kintu tuba tukiri gupfana. Uyu musore akavuga ati kandi byari byo ntashaka mu mutima, kandi byari byo ntashaka, ntabwo ndi gushaka kunjya kure, ndashaka kumba ndi hafi, kumba hafi nyine yanjye, ukajya umora ndi hafi igihe nkushatse nkakubona. Uyu aravuga ati rega nyine wowe urabizi cyane, kandi urabizi neza ko njyewe nawe nta kintu gihambaye cyaba hagati yanjye nawe, ntacyo wabi na kimwe, kandi wibuke neza ko twahoze dukundana, ikindi twaratandukanye njyewe nawe. Uyu musore avuga ati nta kintu cyaba hagati yanjye nawe, ubwo muri makeya nta nubwo twanakundana. Uyu musore nibyo yari ari kwitekerereza. Uyu mukobwa aravuga ati rwose urabizi ko ibyo bitanashoboka, nta nubwo byanakunda. Ubu muri aka kanya reka tuganire ku bya video ufite, ndetse tuganire ni ku byiriya poster nagushushanirije, ibintu birangira. Uyu musore n'uburakari bwinshi yahise ahaguruka arigendera, ndetse Henry agiye kumukurikirana avuga ati please. Uno musore ariko n'undi yanze guhagarara, arakomeza aragenda. Gusa uno musore mu kugera hano hari agatekerezo yagize, arangije arahindukira aravuga ati ariko nanone ngufitiye faveur imwe, akantu kamwe gusa gasigaye kugira ngo ibi byose tubisoze noneho bize guhita birangira. Nagira nkubwire ko urabizi neza ko vuba hanga mfite amatora, hari amatora yari agiye kuba, kandi uno musore nawe yari yamamaje. Ati rero ninamara gutsinda amatora nibwo video yawe nzayisiba, nintayatsinda
ubwo nawe urabyumva. Ubwo nyine muri make uyu mukobwa agomba gufata inshingano zo kujya kwamamaza Cedro kugira ngo azayatsinde, ariko natayatsinda ubwo nyine urabyumva azakomeza mwirukaho mpaka azakomeza mukoresha icyo ashaka. Uyu mukobwa byaramurakaje cyane, aravuga ati asike ibintu ngenda ndabirambiwe. Ngaho ubwa mbere naramushushanije arabyanga, ubwa kabiri antumye poster ndayishushanije ngo sibe video yanjye, maze kuyishushanya naho yanze kubikora. Ubwa gatatu ubwo ngo ngiye mu byo kujya kwamamaza umuntu, atabwo ngiye kwamamaza. Ubwo bidatinze wa musore Cedro yahise yifatira akagare arigendera nk'ibisanzwe. Sasa reka bakwereka ku munsi ukurikiyeho wa mukobwa Chinri yaje ahangaha nyine ku isoko, ni mu isantere ahantu nyine mu Kagigi mu iduka, yaraje kuguramo padi cyangwa se ku bakobwa ushobora kubyita kotegisi, bya bindi bakoresha bagiye mu mihango. Ndetse arahangana arimo aragura padi, agiye kwishyura amafaranga, arimo avuga ati mpereza nibi. Yarageze igihe cyo kujya kwishyura amafaranga. Muri ako kanya kiraho chef wabo wo muri classe yahise ahagera, arangije aramureba. Uyu mukobwa isoni ziramwica, ashaka buryo ki yakwitsimba chef wabo kugira ngo nyine ataza kubona ko uno mukobwa aza kugura padi. Nakubwiye ati Chinri yagiraga amasona ahambaye, ariko nanone mu gushaka kumwihisha yamwihishe nabi, agerageza guhisha padi, agerageza kubihisha kandi umusore cyakoze cyo ntago yigeze areba kuri padi cyase ku byo uno mukobwa yari afite mu ntoki, we yamurebaga mu maso gusa. Noneho Chinri agiye gufata umwanzuro kugira ngo amucike, aramubwiye atumva reba hariya kiriya kintu ni igiki. Aramurangaje, arangije amaze kumurangaza abonye ko uriya musore yarebye hirya, yamaze kuzubara n'ubundi atari kumureba. Chinri yahise afata ka gakapu kiwe, arangije amaze kugafata ahita yiruka nkava aho ngaho. Wa musore nawe yarangaye ari kureba, ubwo se wambwiraga iki? Kumbe umukobwa yamaze kugenda. Noneho Chinri mu kugenda ahubwo ya padi yayitaye aho ngaho kuntuze kuri kano iyi kontwari nyine bakoresha ari abantu bacuruza. Arangije umucuruzi aravuga ati rero uriya mugenzi wawe ataye padi, akira yifate uyibike, hanyuma rero ugende uyimumpere nta kibazo. Ubuse Chinri koko yahishaga iki ko n'ubundi birangiye uwo yayihishaga ari ugiye kuyimushyira, n'ubundi birangiye uwo yayihishaga ayibonye noneho, kandi noneho igitangaje ayibonye anayifite, noneho ntarubwo aragenda yimuhereze n'ubundi. Ibyo byarabaye. Uyu musore arangije avuga ati ngiwe ntware padi, ati hari bidanje se? Si mu classmate wawe hari ibirenze? Si kugenda ugatwaye mu mufuka warangiza ukakamuhereza hari bidanje? Umusore arangije avuga ati okay, nta kibazo reka mbikore. Gusa iki gisore gifite isoni kitekereza ko abakobwa bashobora kukibona bakavuga ati umuntu w'umuhungu yakoresha padi se, cyangwa sha baragize. Numva nyine ngo biriya bintu by'ubutinganyi ngo iyo babikoze, ngo umuntu babikoreye w'umugabo agapadi nyine ngo ntago yagasibana umunsi, nyine ntago yasiba atakaguze nawe arakagura nk'abakobwa. Ubwo bidatinze wa musore yahise ayifata, arangije ayishyira mu gakote yari yambaye, agomba kuyishyira Chinri. Ndetse amaze kubona ko Chinri yarenze, hari inshuti ya Chinri magara bagendanaga. Uyu musore yaraje arangije avuga ati umva ahanga nyine mfite agapadi, ndashaka ko nkagwa ukaza kukamera Chinri mushuti wawe yakibagiriwe hariya kuduka. Ati kandi nanone ushikoresha uburyo cyine nta muntu uri buze kutubona ndi kuyiguhereza, bataza kubibona ukundi bakankekera ibintu. Umusore yabanje gucungaguzwa, areba hirya no hino ngo arebe ko nta muntu uri bumubone amuhereza padi. Arangije ayikuramo gahoro gahoro arayimuhereza. Gusa no mukobwa nawe arebye kino gihungu, chef ari seriyera, ntabwo ari seriye nawe. Ndetse no mukobwa bakimara kumuhereza ya padi, nawe yahise agira umujinya, aho kugira ngo ayifate ayijyana ayishyire Chinri, yarayifashe aravuga ati iki gihungu kiri kunyinisha, kiri gushaka kujya kumuharabika. Uyu mukobwa we yatekereze ko kino gishefu kiri kumubeshya, arangije atafata ya padi cyari kimuhereje, ahita yigikubita mu maso, aravuga ati fata ibyawe. Sasa shefu nawe mu kuyifata yaravuze ati ibyo namye ninanga kandi nihisha, ndebera ibinankoreye. Yahise yimutera noneho ku mugaragaro, hari n'abantu bari kuhatambuka. Shefu arangije aravuga ati ndapfuye noneho rero, ndapfuye ndabigenza gute? Ubwo nawe nta kindi yakoze, yahise afata ya padi bakimara kuyimuteraho, nawe ahita ashaka ahandi hantu yayijugunya. Yahise ayifata aravuga ati iyi padi ntabwo nakomeza kuyigendana nanjye, niba umukobwa mugenzi we yanze, ahita ayifata yijugunya hariya muri puberi. Nyagasani
mureke mbabwire ngo mukanya ndaje mbaha kandi gace. Iyi filimi iraryoshye, twongere twihurire mu kandi gace, kandi niba wayirebye ukayirangiza utarakanda subscribe uri mu gihombo. Ciao ciao, twongere duhure mu kanya.